Nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki 19 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 kuri mikoro ndagarutse ni Bosco ngiye kukugezaho amwe mu makuru agezweho kugeza kuri isa cyangwa se kugeza kuri uyu munota hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye ku byakomeje kugenda bivugwa ndetse binagarukwaho hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko tugiye gukandagiza ibirenge byacu, amatwi yacu ndetse n'amaso yacu ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibyo muri iki gitondo cya none nibwo tugiye kureba rero amakuru agezweho cyangwa se bimwe mu bigezweho ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa hano ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bimwe mu bice bigenzurwa n'abarwanyi ba AFC M23 cyangwa se biyoborwa nabo. Kuri ubu ngubu rero navuga ko aba barwanyi bafiteho uruhare ruke cyane ndetse basigaranye n'amahirwe make ko mu minsi iri imbere baza kuba bakigenzura ibi bice, kubera yuko ndaza kukubwira impamvu nyinshi cyangwa se impamvu uruhumbirajana ziri gutuma tuvuga ibingibi cyangwa se turimo kuvuga izi nkuru muri ubu buryo, kubera yuko hari amakuru yamaze kuba yajya ahagaragara, hari amakuru yamaze kuba yajya hanze yemeza ko ibyo bishobora kuba koko ari ukuri. Mu minsi iri imbere tutaraba tukibona abarwanyi b'umutwe wa AFC M23 bakibarizwa mu bice bya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru nk'uko byari bisanzwe. Abarwanyi ba AFC M23 nkeka ko kugeza kuri ubu ngubu niba mu by'ukuri batarikurure umutego ukomeye cyane, mu by'ukuri baba bagerageza kuba bategura ku buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose, ariko mu bigaragara uyu ni umutego ukomeye cyane kuri AFC M23. M23 rero mu biganiro byakomeje kugenda biba, uyu mutwe wageze aho usaba yuko wakwemererwa mu by'ukuri wakwemererwa kuba habaho imikoranire hagati yabo n'uruhande bahanganye ari rwo uruhande rwa Kinshasa. Ibyo rero byaje kwemerwa cyangwa se byaje gukunda kugeza kuri ubu rero izi mpande zombi zashyizeho uruhande rwa AFC M23 rwashyizeho abagomba kuruhagararira ndetse n'uruhande rwa leta ya Kinshasa nabo bashyiraho abagomba kubahagararira. Ntabwo rero mu by'ukuri abantu bari bakumvishije uburemere bwabyo cyangwa se bumve icyo bisobanuye abe mu myanya igenzurwa na AFC M23 mu by'ukuri ndetse no ku ruhande rw'izi nyeshyamba muri rusange, ngo bumve ese bifite ubuhe buremere cyangwa se bisobanuye ikifite ikihe gisobanuro. Ndagira ngo rero ari byo tugarukaho muri amasaha mu gitondo, kubera ko AFC M23 isa nk'iyo yamaze kwamburwa ibice byose yari ifite birimo Goma ndetse na Bukavu muri Kivu zombi. Ni mu gihe bamwe mu bayobozi ba AFC M23 bashaka ko bari mu byago bikomeye cyane, kubera yuko ubu zone bajyaga bihishamo cyangwa se ibice bagenzura, reka tuvuge muri ubwo buryo, ibice bagenzura biri mu kaga gakomeye cyane. Ibice bagenzura biri mu kaga gakomeye cyane, amabanga ya AFC M23 aramenetse yose, agiye hanze, agiye ku karubanda. Ariko kujya hanze kw'aya mabanga ya AFC M23, reka nkubwire ko uyu mutwe nawo uri mu babigizemo uruhare, ubwabo bari mu babigizemo uruhare. Hariya kwemera mu Busuwisi, kwemera bakavuga bati hashyirweho urwego ruhuriyeho hagati ya FARDC ndetse nabo ruzajya rugenzurwa na Croix Rouge. Nkeka ko AFC M23 yihemukiye cyane, kubera yuko ubu iyi ndege muri kumva, hari abantu wenda batarabyumva, ariko menya ko ngo ubu ngubu tuvugana mu myanya igenzurwa na AFC M23 ikomeje kugenda ibiramo imirwano, hari indege igiye gutangira kujya ihazenguruka mu kirere cyaho, ubwo ndavuga muri iyo mijyi ya Goma ndetse na Bukavu, bagenda bareba mu by'ukuri muri ibyo bice bigiye bitandukanye, bareba cyangwa se bakurikirana niba iyo mirwano yaba yagize iki, yaba yahagaze, bareba se FARDC ntabwo irimo kugaba ibitero, M23 ntabwo irimo kugaba ibitero, ese bimeze bite mw'abantu mwe? Ibyo ngibyo rero nibyo bazaba bari gusuzuma. Muri uku kubisuzuma ariko hakaba hari impungenge zaje kubaho cyangwa se zaje gutekerezwa. Izo mpungenge turanazibona cyane ku ruhande rwa M23, kubera yuko amakuru yagiye asohoka cyangwa se yakomeje kugenda ajya ahagaragara nyuma yo kwemeza
ko hagomba gushyirwaho urwego rushya rugomba kuba ruhuriweho hagati y'impande zombi. Bemeje ko hari indege mu by'ukuri zaba iri muri izo mpande zombi zaba zikurikirana uko ibintu bizaba bimeze, izajya izenguruka Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Abo bantu bazaba barimo hari abo ku ruhande rwa FARDC. Nkeka ko kugeza uyu munsi n'ibice M23 yari ifitemo ibirindiro igisirikare cya leta ya Kongo kitabashaga gukuramo amakuru. Iki ni cyo gihe noneho FARDC igiye kuba yabona amakuru yagiye yifuza. FARDC igiye kuba yabona ibyo yashatse cyangwa se ibyo yari ikeneye. Ibyo birindiro byose bya M23 aho muri Rucuru, aha Masisi, ahangaha muri teritwari ya Karehe, aha Warungu ndetse na za Fizi, kubera yuko uyu munsi FARDC ifunguriwe amarembo ku kirere kiri hejuru y'abarwanyi ba M23. Ifunguriwe amarembo, kandi nimara kumenya uko ibyo biri kugenda, uko ibirindiro bya M23 byubatse, hari imbaraga n'ibiki byose, menya ko M23 kuyigabaho ibitero noneho, nubwo bavuga ngo ni ukubahiriza ngo amasezerano yo guhagarika imirwano, nibwo biza kuba bikomeye. Kubera yuko nanone ikindi kintu ugomba ko wamenya, nk'abashoboraga kuba bagaba ibitero kuri uyu mutwe wa M23, bashobora kuba bagaba ibitero, noneho mu kugaba ibitero wenda bakaba mu by'ukuri bagorwa n'ibyo ngibyo. Kuri iyi nshuro cyangwa se kuri uyu munsi nanone bari mu kaga gakomeye cyane, cyangwa se baraza guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Bimwe mu bibazo baza guhura nabyo cyangwa se bishobora kuba byababaho, ni ukubera yuko FARDC ishobora gufata amakuru yuko biri buze kugenda cyangwa se birimo gukorwa, yamara gufata amakuru ikaba yategura ibitero bikomeye bishobora guhitana na bamwe mu bayobozi. Ibyo nabyo ni ikibazo gishobora kuba cyagira iki cyabaho. Ibyo kuri inshuro ibyo biraza kuba byoroheye FARDC. Amakuru ya M23 agiye gushyirwa hamwe nk'uko bigaragara, agiye gushyirwa hamwe kabisa. Hanyuma ikindi ugomba kuba wamenya kugeza kuri ubu ngubu, ibyo M23 yavugaga ngo ikirere cyayo ngo kirarinzwe, ngira ngo murabizi ibyo bita jamming bari barakoze bashyira hasi systeme isanzwe ikoreshwa hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bavuga bati dushyizeho systeme yacu. Ubu ngubu nkeka ko ibyo nabyo biraza kuza guhura n'ingorane zikomeye cyane, ko ntabwo nzi ko Croix Rouge izemera guhaguruka mu ndege idafite umutekano wizewe abayigize. Ibyo ngibyo nabyo ni ikibazo cya mbere, ni nabyo biganirwaho. Erega ni kimwe mu bibazo bigomba kugira iki, bigomba kuba byakemurwa byanze bikunze. Ibyo mugomba kuba mwabimenya. Ibyo ni bimwe mu bintu bigomba kuba byakemurwa kabisa, byakemurwa. Hanyuma rero mu makuru akomeza kugenda n'ubundi agaruka kuri izi ngingo, umutwe wa M23 kugeza kuri ubu ngubu ugiye kurekura imfungwa 166, ndetse abangaba nabo bafite izo baza kurekura ni 311 ku ruhande rwa leta za M23. Izo mfungwa koko zigiye kuba zarekurwa nk'uko byatanzweho ibitekerezo muri iyi nama, ariko ntabwo baribaza ese ni bantu ki bagiye kuba barekurwa cyangwa se bagiye kuba bafungurwa. Kugeza kuri ubu ngubu bagiye kuba barekurwa, rero nabyo tuzagenda tubyumva twumva abari bo. Ariko uyu munsi M23 hari ingingo nyinshi zikomeje kugenda ziyigonga, zisa nkaho ziyambura uburenganzira ku bice yari ifite, ndetse kandi n'ubundi ubutegetsi bwa Kinshasa nibyo bagambiriye. Ntabwo bagambiriye ko abarwanyi ba M23 baza gukomeza kugumana ibice. Ibyo ntabwo babikeneye ndetse nubwo babishaka. M23 mu by'ukuri bagerageje gusinya cyane rwose hariya, ndetse baranabikora nk'uko bari babisabwe, ariko bamwe bakavuga bati ntabwo ariko byagenze aho, ahubwo aba barwanyi basinyishijwe ku ngufu. Gusinya ko basinye ku neza, ariko ntabwo bamenye yuko amasezerano basinye ari yagiye kuba yabakoraho. Ubu tuvugwana hari amakuru avuga ko hari abasirikare
bagaragaye rwose bagera mu bice bigiye bitandukanye, bivuga ko abangaba baje gukora akazi katoroshye cyane. Videwo yaje kujya hanze, ari nayo mpamvu benshi bavuga ngo uduce turimo Goma ndetse na Bukavu turi mu kaga gakomeye cyane. Ibi bice nibyo FARDC ishaka, nibyo leta ya Kongo irimo gushaka, ndetse yewe n'abo bafasha Repubulika Demokarasi ya Kongo uyu munsi nibyo bice cyangwa se niyo myanya bakomeje kugenda bifuza. AFC 23 ikavuga iti twe turemera ko muza kuyigenzura murebemo ko imirwano igikomeje. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, ndetse n'umwanzuro ukakaye AFC 23 itagombaga kuba yarahise yemera. Ibi n'ubundi birasa neza no kugarura ubuyobozi bwa guverinoma mu bice isanzwe igenzura. Ngira ngo urumva ko byumvikanisha neza icyo gisobanuro. Gusa AFC 23 bamwe bakavuga bati n'ubundi nta mahitamo yari ifite, kuko no ku mirongo imbere ku rugamba aba barwanyi basa nkaho batsinzwe, ndetse nta n'ubushobozi bagifite mu kugaba ibitero. Hari bamwe mu barwanyi bigeze gufatirwa mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, bari barimo nabo muri twirwaneho, baravuga bati nyamara ntituri guhembwa, nta nubwo turi guhabwa ibikoresho, ati ibikoresho biri kudushirana. Abantu bagira ngo ni nayo kubeshya, ariko kuri inshuro ibyo ngira ngo bavuze murimo muragenda mubibona, kuko AFC 23 yagabanyije umuvuduko ndetse n'umurego mu kugaba ibitero. Icyo ni kimwe, ntabwo wakigaba ibitero nk'uko babikoraga. Bigaragaza nanone ikindi kibazo gikomeye cyane mu gihe na bamwe mu barwanyi bo ubwabo bavuga ko ibyo bitakibaho. Ndetse ikindi kintu ugomba kuba wamenya cyangwa se ugomba kuba wasobanukirwa kugeza kuri ubu ngubu, nyuma yo gufata umwanzuro nk'uwo nguwo, bamwe mu barwanyi bakavamo bagatangaza amakuru nk'ayo, bisa nk'aho benshi bavuga bati M23 nubwo yari ivuga ko irimo irakora remplacement, ahubwo yamara gutangaza ko irimo gukora remplacement ibice yavuyemo ntibisubiremo, kuko hari ibice uyu munsi AFC 23 itigeze yongera guca n'amarenga yo kubigarukamo. Ngo ibyo bigaragaza ubushobozi buke izi nyeshyamba za AFC 23 zaba zisigaranye muri bimwe mu bice byaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byaba ari ikibazo gikomeye cyane kuri AFC 23, dore ko hari n'amakuru avuga ko uyu mutwe wari ukomeje kugenda bihuza n'umutwe w'indi w'inyeshyamba wa Thomas Rubanga ubarizwa muri Ituri nk'uko bigaragara, ariko uyu mutwe wa CRP nawo wa Thomas Rubanga ukaba mu by'ukuri bigaragara ko nawo washegeshwe ku buryo bukomeye cyane, ku buryo AFC 23 kumva ko yawiringira cyangwa se yakwifatanya nawo byaba ari ibintu bitari byiza cyangwa se byaba bishekeje cyane. Byaba bishekeje cyane rwose kumva AFC 23 yuze na CRP cyangwa se izo nyeshyamba za Thomas Rubanga mu gutekereza ko hari umumaro bashaka kuba babagira, kubera ko nabo ubwabo uyu munsi bari mu marembera. FARDC yabacanyeho umuriro. Ni igisirikare cya leta ya Kongo cyagiye gikora udukorwa duto, ariko utwo dukorwa bamwe bitaga duto, ngira ngo murimo murabona ko nibyo biri kubyarira AFC 23 amazi n'ibisusa. Icyambere ni bya bitero bya drone byagiye bishegesha benshi, ndetse bitera ubwo bamwe mu bayobozi kugeza ubwo batakigaragara mu ruhame, byatumye bamwe mu barwanya ba AFC 23 motivation yabo igabanyuka. Wakubitiraho kuba hari n'ubundi n'abayobozi bishwe, ibyo bikagaragaza ko AFC 23 mu buryo bwa courage rwose, courage iri hasi. AFC 23 yahagurukiye mu buryo yabonagamo ubufasha nk'uko bivugwa. Ibi nabyo bishaka kongera akaga gakomeye cyane kuri aba barwanyi, ndetse kandi nanone iri mu biganiro bituma itagomba kugaba ibitero nk'uko yari ibikora, mu gihe yifuza ko hari ingingo zayo zakumvikana nk'izi mfungwa. AFC 23 mu buryo bumwe cyangwa ubundi nanone ni kimwe mu bintu bari bakeneye cyane, kubona abo bakorana cyangwa se abo bagenzi babo bafunguwe. Ni kimwe mu bintu aba barwanyi bose 23 kiza kubagirira inyungu, ndetse no muri biganiro bagize ni kimwe mu bintu bashaka kuba wenda babashije gukuramo kizima. Ariko ibindi byo ntuze kumbwira rwose uti AFC 23 iraza kubyungukiramo, kuko nk'ibi yishoyemo byo kuvuga ngo indege ngo imikoranire ni bigiye kuyambura
Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko imijyi ya Goma ndetse na Bukavu. Ibyo ngibyo byo abantu bagomba kuba babimenya rwose, niba AFC M23 ihisemo gutya, ndetse bikaza no kuba byakurikizwa. Bamwe bati AFC M23 yambuye igihugu kubera ko uyu mutwe wa 23 wari ufite gahunda mu by'ukuri yo gukora icyo bita leta yigenga ya Kivu y'Amajyaruguru. Ariko ubu ngubu nkeka ko ibyo ngibyo AFC M23 yamaze no kubyibagirwa, nyuma y'uko ibihugu nk'Uburusiya, Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihagurutse kugira ngo mwumvishe ibyo bavuze ko bashyigikiye n'ibi biganiro byo mu Busuwisi, Montreal niko ubu ngubu turi kubyita, kuko ntabwo ubu ngubu bikiri ibyo kwitwa ngo ibiganiro bya Doha, ubu byaba ibiganiro bya Montreal mu Busuwisi, dore ko Katari yamaze kubyikuraho. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'Uburusiya bagaragaje cyangwa se berekanye yuko bashyigikiye cyangwa se bemera yuko mu by'ukuri intambwe zo kurangiza imirwano zihagarara, ariko banagaragaza ko badashyigikiye ko AFC M23 ikora leta ya Kivu yigenga. Ibyo rero biraza gukomeza gukoma mu nkokora uyu mutwe, ari mpamvu mbabwira nti bimwe mu bice barasa nkaho bari kugenda babyamburwa buhoro buhoro. AFC M23 yambuwe umujyi wa Uvira mu kanya katatunguranye cyane, yamburwa rwose uyu mujyi wa Uvira, ari nacyo benshi bashinja bavuga bati na Bukavu, benshi bashinja bavuga ati na Goma. Leta y'i Kinshasa ndetse ku bufatanye na Amerika n'ibihugu bikomeye baramutse bemeye ko izi nyeshyamba ziva muri ibi bice, bakavuga bati ntabwo byatinda, nta nubwo byafata umwanya munini cyane, aho basobanura bavuga bati byaba mu kanya nk'ako guhumbya. Gusa uyu munsi Amerika ntabwo irafata icyo cyemezo ngo ivuge cyangwa se itangaze iti turashaka ko AFC M23 iva muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ariko birabarwa rwose nk'aho aba barwanyi batakirimo kubarizwa muri ibi bice. Gusa ibyavuzwe n'uhagarariye uruhande rwa Amerika ntabwo bisobanura ko AFC M23 biri gukurwa muri ibyo bice cyangwa se uwo mugambi nk'uko byatangajwe na Mossad Baruze, ariko biragaragaza ko hari ikintu gikomeye cyane cyaba kirimo kugenda gitegurwa cyangwa se kirimo kugenda gipangwa, nk'uko rwose bigenda bigaragara, ubona ko hari ikintu kirimo kugenda gitegurwa. Icyo navuga rero, biraba ibyuya ku barwanyi ba AFC M23, biraba ibyuya rwose, ndetse wenda ikiza nuko byabahira, kubera yuko uyu munsi AFC M23 irasabwa ingufu, irasabwa imbaraga nyinshi, ariko kandi nanone uruhande rwa leta rwamaze kugaragaza yuko ruri hejuru cyane mu by'ukuri, mu bigaragara cyangwa se mu kuri kw'ibihari. AFC M23 se irasabwa iki cyangwa se iraza kubasha kwikura imbere y'iyi koalisiyo ya Kinshasa ihagurukiye ndetse n'ibihugu bikomakomeye no kwisanga mu murongo w'ibibazo nyuma y'uko yatekerezaga ko irimo iratsinda, kuko buri AFC M23 mujye mwibuka ko ariyo yagiye ishyira kenshi Kinshasa, ishyiraho igitutu ibabwira iti muze tujye mu biganiro, dore ko bavuga bati ibibazo bizakemuka ariko twicaranye na Kinshasa ku meza, turashaka Kinshasa ku meza y'ibiganiro. Ariko kugeza uyu munsi nyine urabona ko AFC M23 ngira nk'umukuri irasa nkaho yari yahisemo nabi cyangwa se yatekereje nabi, kubera yuko mu bigaragara rwose menya ko mu by'ukuri kugeza kuri ubu ngubu inyeshyamba za AFC M23 zirimo ziragenda ziburira byinshi cyangwa se zitakariza byinshi muri ibi biganiro mu by'ukuri bagiye bikururiza, ndetse baniyakiye, niko bigaragara kabisa. Gusa AFC M23
iramutse igize amahirwe ni ukungukira muri ibi biganiro, ariko ubona ko ibiri kugenda bikorwa byamaze gusa nk'imitego kuri izi nyeshyamba, ndetse bishobora no gusiga bahuye n'uruva gusenya ndetse n'ibibazo bikomeye cyane kurusha uko bari bubyihorere mbere hose. Hanyuma rero reka mu by'ukuri ayo makuru twari turimo tugenda tugarukaho tube tuyasubikiye ahangaha, noneho mu kanya kari imbere tuze kuba tugaruka tureba n'ibindi biraba bigezweho cyangwa se biraba biri kugenda biganirwaho. Nkibutsa ko kuri mikoro na Bosco iyi ni Region Info, mugire ibihe byiza kandi mukomeze kugenda muryoherwa n'ubuzima. Ciao ciao, hasta la vista.